igihe kitaragera burya ntago umuntu apfa. Imana itaragukura mu biganza byayo ngo ikurekure, kimaze kubibona inshuro nyinshi yuko umuntu atagira adapfa. Ibyo rero byavuyeho bamaze kunsengera amapasiteri, intambara umurimo w'Imana nyine ni intambara, ariko hahirwa ihangane umugerageza n'amara kumerwa, Imana izamuha ikamba ryo yasezeraniye abayikunda, ko muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 havuga. Ibyo ntibyarangiye bamaze kunsengera 2013 nari ngiye gukubitwa n'inkuba munsi y'igiti cya avoka, twari indogano batanze 500,000 bimenye muri uyu mwaka ushize. Imana isobanuriye neza, bibwirwa n'umuntu utanzi, arambwira ati baguteje inkuba batanga 500,000. Muri 2013 banteza ikintu bita isata, izana umuyaga, imvura yarabanje iragwa, imvura nyinshi, haza umuyaga urangije urimbura ibiti. Hariya nandi ngeze arakora sita kuri kiriya kiraro. Ubwo inkuba yarakubise, maze gukubita igiti, nari mvuye gusenga, umuyobozi wadusengeraga umupasiteri aravuga ngo hari umuntu warose ngo abona umuzungu amuramutsa, ngo mubanze kubirota inshuro 2. Undi muntu wabonye yoga mu Kivu, nibaze mbasengera Imana. Aragenda apfukama, nari maze kuzirota inshuro 2 mbona umuzungu ashaka kumpa ikiganza ngo ansuhuza nkurije mu kazi k'ibyatsi, ariko jyewe nkarwana no kumwe hano nkiri kumwe n'umutware wanjye, ariko ubu yaratashye 2022 tariki 20 nibwo yatashye atarwaye, avuye kuzana umwana ku ishuri arataha, ariko yararwaye, yaraje arakomanga nk'uko kwinjira muri iki gipangu, ariko hari undi muryango mo imbere ndana arakomanga, ndamubwira ndaje nkingure, birangira bityo nyine ngiye gukingura, yaranasonye kuri telefone yanjye nawe ndaje nkingure, ndagenda ngiye gukingura nsanga yaguye, ndebye amaso mbona yabaye ukuntu. Kuko uzi ko wageze wangura mushiki wa Yobu, ndabihaka mushiki wa Yobu. Muganga wari uri mu gipanga araza arapomba umutima, aramupima akora ko kanimba, aravuga ati numva umutima udatera, tujya ku Muhima. Birangira batubwiye bati mujyane se hashika mu mujyi. Tugeze mu mujyi barapima, baravuga ngo umuntu mukuru yabanaga nawe ninde, ndavuga ni njyewe, barambwira ati umutima uriho amaraso, byarangiye. Ariko Imana niko yarabishatse, naho uragansenga kugira ngo mbe imbere y'Imana, nanjye Imana indengere. Angije ndasenga, hari umufiyemere wansanze mu rusengero, arambwira, nisharaga mu nguni y'urusengero, arambwira ngo hano hagiye kuba ubukwe, ntuzarye ntuzanywe. Ndangije ndavuga nanjye ntago nzarya, numva nyine nibyo biraho, birari ibintu Imana itubwira, ariko kubera iminsi bishize n'ibintu byinshi biba biri mu muntu, hakabaho igihuga, ariko bikarangira bisohoye. Ndangije ubwo bukwe bwarabaye, ambwira gutya ati ntuzarye ntuzanywe, ubukwe bubaye ninkoreye fanta 2 za Sitoro, numva ko nta kibazo, ndi ku ruhimbi ndazinywa, ndahaguruka, maze guhaguruka nkubitana n'umuntu mu muryango, ubwo twari dushoje, numva ko nta fanta nta kibazo zari zifite za Sitoro 2 nari maze kumwe. Ndasohoka ngeze mu muryango w'urusengero nkubitana n'umuntu afite fanta mu gitenge. Umuntu arambwira ngo pastor kira fanta ya Coca sina nayikunda, yari ipfunduye. Buriya rero isoni zijya zirisha uburozi, nshobora kuba nakureba nkakubaha, ikintu mpaye sinyange, ariko icyo kintu gifite ikibazo, ariko ukavuga uti kwera runaka tuziranye muzi, reka mwubahe ngiye ho gatoya. Nasomyeho intamimo, umuntu ati twapusite fanta nyinshi, kira fanta ninanyweye rwose nashize inyota, atoya kira fanta arayimatiriza, yaje ayifashe mu gitenge ukuntu. Ndangije nsomaho intamimo, iyo fanta nayihaye umwana ntazi, gahungu gafite nk'imyaka 6, kwa kundi usomaho ukavuga uti reka nyihera umwana yinywere, mu birori byabaye ntiyabonye fanta. Iyo fanta narayimuhaye arayinywa, sinzi uwo mwana uko byagenze kuko ntago nzi wabo, nanjye sinamuzi. Ndangije fanta ndayinywa, ndataha. Muri iyo minsi ndarwara, ndaremba cyane, ngera kure.
nararwaye ndwara ikintu cyitwa nabanje mfatwa n'umutwe. Umutwe namaze kuwufatwa ndangije mfatwa n'amaso. Amaso ambera amaso aragenda aratukura nka kuri iyi modoka icana ikinyoteri niko amaso yanjye yari ameze. Amaso aragenda arabyimba abinyama asa n'amaraso. Imana irashaka ko abantu bezwa. Abantu benshi bakoreye Imana batejejwe. Abantu benshi bakoreye Imana basambana, baroga, biba, batukana, bagirana amashyari. Nge naje muri Kigali ntazi ko haba amagambo n'uburozi, ariko ikintu cyitwa amagambo n'uburozi nibyo Imana yanyigishirijeho. Iryo shuri ndaryigana n'uyu munsi nkiryiga, ariko Imana ishimwe ko ari Imana, ari umukozi w'umuhanga. Yarambwiye ngo nta muntu w'Imana uzapfashishwa n'uburozi, nidusenga neza tuzapfa igihe cy'Imana kigeze. Imana y'amahoro ibeze rwose, Imana ishimwe. Imana irashaka ko twezwa. Nanjye ubwanjye ndababwira nibwira, Imana irashaka ko abagabo bezwa, Imana irashaka ko ababyeyi bezwa, abakobwa, abasore, Imana irashaka ko bezwa. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha gukorana umurimo w'Imana. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira n'ukurikira neza ivugabutumwa agiye gukora ku Iyobokamana TV. Ndabizi neza yuko uri buze kunguka byinshi bigiye bitandukanye. Ni munyemerero ntangire musuhuza, muhereze ikaze ku Iyobokamana. Mama mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Yego turashima Imana. Amakuru ni meza. Tugwaye ikaze ku Iyobokamana TV kandi twishimiye cyane ko tugiye kuganira. Murakoze cyane, Imana baho umugisha. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tugiye kubana nande muri iri vugabutumwa. Amazina yanjye Niyobugingo Everine, ni pasiteri, ariko ibyo si byo twirata. Cyambere no kubaha Imana no gukora ibyo ishaka. Ariko muri iyi minsi uzi ko umuntu ari kuvuga ngo umuntu ni pasiteri akabivuga atari fiyeri kubera ibintu bisigaye biriho, aho uhura n'abapasiteri bamwe basinze, abantu ugakubitana nabo mu maveni basambana bagura indaya, abandi ugakubitana nabo bakora ibintu byangwa n'amaso y'Imana, abandi n'abahanuzi b'ibinyoma kandi ngo n'abapasiteri. Ibi bintu namwe nk'abantu mwe mukiri bazima mujya mubibona, wenda bikabatera n'intimba mukanabisengera, cyangwa urumva ari aya munyamakuru ndi kubeshya we ntabyo? Oya, turabizi cyane ko natwe nubwo turi abakozi b'Imana ariko hari ibyo twarebesheje amaso, hari ibyo twanyuzemo, hari ibyo twarebye, ku buryo kwitwa pasiteri muri iki gihe ubona ari nk'ipfunwe. Iryo zina usigaye ubona riteye umuntu isoni, ariko iyo umuntu abihagazemo neza nta soni bimutera, kuko hari abatukishije izina ry'Imana, ariko hari n'abakozi b'Imana bahamagawe by'ukuri babihagazemo neza kandi batinya icyaha n'igisa nacyo, bakubaha Imana bakayikorera neza. Ntabwo byadutera isoni rero byo kuvuga ko umuntu ari pasiteri, ariko muri iki gihe ntabwo byoroshye. Nyamara ijambo ry'Imana cyangwa Imana yarivugiye ngo yarirahiye yuko icyubahiro cyayo itazajya undi kandi kitazemera ko izina ryayo ritukwa. Nyamara abo bantu bita abakozi b'Imana bakora ibintu nk'ibyo, burya baba bari gutukisha izina ry'Imana. Ubona izaborohera? Ntabwo izaborohera, kuko Imana icyubahiro cyayo ntabwo izajya undi. Kandi buriya Imana ikunda abakiranutsi, kuko amaso yayo ngo yahanze ku bakiranutsi, ariko abanyabyaha ikabareba igitsuri. Imana rero ibagirire neza, nawe bagaruke mu nzira kugira ngo nawe Imana ibagirire neza, kuko ukorera Imana nabi ntabwo azabona ubugingo buhoraho, kuko ijuru ni iryera rizajya amabere. Imana idufashe cyane. Pastor, none se baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe akomeza abandi. Nta muntu uba waza kubwira abantu ngo aje kubakomeza watarakomejwe, adafite ahantu yanyuze ngo Imana ibe yaramukomeje. Nk'umuntu numva tugiye kuzakorana ivugabutumwa mu ijambo ry'Imana, mu biganiro mu buryo butandukanye byinshi muri iyi minsi iri buze imbere ahangaha, uri muntu ki mu muhamagaro w'Imana? Wenda ushobora kumbwira ati ntabwo niteguye kuza gutanga ubuhamya cyane ngo murambure, ariko kwanza kwivuga nkabwira abantu ndinde mu muhamagaro ntabwo nabwo byananira. Urinde, uri muntu ki mu muhamagaro wo gukorera Imana? Umuhamagaro wo gukorera Imana
umuntu uzaba ukomeye Imana imunyuza mu bikomeye. Nahamagariwe gukorera Imana ariko Imana inyuza mu ruganda. Nanyuze mu bintu bikomeye, hari igihe nabwiye Imana ndabwira ngo Mana ese ndi mushiki wa Yubu bavuga muri Bibiliya, ko nahuye n'ibintu bikomeye cyane bibabaza umubiri wanjye. Nabaye mu nzu y'Imana banduga urushwima, ntabwo ari umupagani wabumaye, n'umuntu wabaga n'umupagani wo mu rusengero ariko yabaga mu nzu y'Imana avuga ubutumwa, aririmba, ahanura. N'ubu abantu bari inyuma y'abo bantu ni benshi cyane bazi ko bakorera Imana, bagahanura, bakaririmba, bakavuga ubutumwa bwiza, kandi abantu bakabona ari abantu b'Imana. koko nibyo umuntu yaba aririmba muri korali cyangwa hanura mu rusengero, akora imirimo y'Imana, atanga icya 10 n'amaturo, agatinyuka akanaroga, koko ibyo bintu birashoboka? Birashoboka cyane kuko cye byambayeho, mfite ubuhamya, sinavuga ngo ninde, ariko Imana iramuzi nanjye ndamuzi. Ariko nasaba ko bagarukira aho bakihana, nabo Imana ikabagirira neza. Mu wese yameneye amaraso nabo barimo, ariko nibatihana nyine amaherezo y'umunyabyaha no kurimbuka. Urushwima narumaranye umwaka, urushwima rumbera urushwima, ndagenda umubiri wose w'umukara, kuryo napimaga ibiro 88. Abantu barandebaga bati pasiteri ararabyaye. Nagiye no kwa muganga nsanga nta mwana urimo. Uwo munsi njya gusenga, haracyari abakozi b'Imana. Umuntu umwe arambwira ati mukozi w'Imana haguruka ngubwire icyo Uwiteka avuze, Imana iraguhumanuye. Uwo munsi naratashye, iryo joro hari kuwa kabiri 2016, ndaryama, bigeze saa 11 numva umutima wanjye ubaye ukuntu. Nararutse nuzuza akadobo gato ka moyenne. Twari wanjye arambwira ngo pasiteri nuko usenga Imana naho ubundi wari bupfe. Numva ngeze umubabaro mwinshi, ndavuga ngo ariko Mana, nari nzi ko njye mu nzu y'Imana umuntu ahabonera amahoro, akabonera abasaza na bashiki, akahabonera ababyeyi, akahabonera ihumuri. Ariko njye nababariye mu nzu y'Imana, ndagenda ndababara. Hari umumama waje gusenga iwacu, ubu ni inshuti yanjye, ndamukunda cyane, asengera muri Petisita kwa Rugamba. Azi iwacu gusenga, aravuga ngo ntabwo uriya rusengero nzarusubiramo, ngo uriya muntu uyoboye ririya torero ufite umubabaro umeze kuriya ntabwo niwe tuje ngo adusengere tubone amahoro, kandi nawe mbona yarababaye afite ishafu. Ariko Imana ishimwe ko basigaye babona ndi guseka. Yarambwira ati sinari nzi ko wakwishima, sinari nzi ko ujya useka. Twahuriraga mu nzira njye nkakureba ukarinda urenga, ndeba ukuntu ufite umubabaro n'agahinda, kandi koko nari nkufite. Ariko Imana ni umubyeyi, Imana ni inshuti nziza, nubwo abantu bose bakuvaho, nubwo abantu bose baguhagurukira, ariko dufite Imana ishobora byose, itajya yita ko hari uko bakuvuga. Ariko byambwira abantu ngo abantu nibakuvuga atari kuri, ujye wumva ukomeye kandi wishime, kuko Imana ari izaduhemba. Na Yesu ari mu isi ntabwo bigeze bamukunda. Ariko nshimira Imana ko Imana yarunkijije nkarukira, narukize neza 2022. Senza amasengesho y'iminsi 40. Imana yararunkijije neza, mbona ko nanjye Imana inkijije. Ndashimira Imana ko icyo yakirangije. Ngiye kuba pasiteri, nariye uburozi, mburira mu rusengero. Uri nkanjye, nasengeraga abantu byifuza kuwa gatatu mu rusengero, si ngombwa kuruvuga. Nagendaga mu gitondo nkavayo saa 9 z'umugoroba cyangwa saa 9 n'igice. Nahoraga mu masengesho adashira, nari mfite ibiro biki cyane, ariko Imana niko yarabishatse. Nahoraga nsenga kugira ngo mbe imbere y'Imana, nanjye Imana indengere. Nanjye ndasenga, hari umufiyemere wansanze mu rusengero, arambwira, niracaraga mu nguni y'urusengero, arambwira ngo hano hagiye kuba ubukwe, ntuzarye ntuzanywe. Ndangije ndavuga nanjye ntabwo nzarya, numva nyine nibyo biraho, birari ibintu Imana itubwira. Ariko kubera iminsi bishize n'ibintu byinshi biba biri mu muntu, hakabaho igihuga, ariko bikarangira bisohoye. Ndangije ubwo bukwe bwarabaye, ambwira gutya ati ntuzarye ntuzanywe. Ubukwe bubaye, ninywereye fanta 2 za Sitoro, numva ko nta kibazo, ndi ku ruhimbi ndazinywa, ndahaguruka. Maze guhaguruka nkubitana n'umuntu mu muryango, ubwo twari dushoje, numva ko nta fanta nta kibazo zari zifite za Sitoro 2 nari maze kunywa. Ndasohoka ngeze mu muryango w'urusengero nkubitana n'umuntu,
afite fanta mu gitenge. Umuntu arambwira ngo pastor kira fanta ya coca sinanayikunda yari ipfunduye. Buriya rero isoni zijya zirisha uburozi. Nshobora kuba nakureba nkakubaha ikintu mpaye sinyange, ariko icyo kintu gifite ikibazo, ariko ukavuga uti kubera runaka tuziranye muzi reka mwubahe ngiyeho gatoya. Nasomyeho intamimo. Umuntu arambwira ati twapusite fanta nyinshi, kira fanta nanyweye rwose nashize inyota. Atoya kira fanta arayimatiriza, yaje ayifashe mu gitenge ukuntu. Ndangije nsomaho intamimo. Iyo fanta nayihaye umwana ntazi w'agahungu gafite nk'imyaka 6. Kwa kundi usomaho ukavuga uti reka nyihera umwana yinywere, mu birori byabaye ntiyabonye fanta. Iyo fanta narayimuhaye arayinywa, sinzi uwo mwana uko byagenze kuko ntago nzi iwabo nanjye sinamuzi. Ndangije fanta ndayinywa ndataha. Muri iyo minsi ndarwara, ndaremba cyane ngera kure. Nararwaye ndwara ikintu cyitwa narabanje mfatwa n'umutwe. Umutwe namaze kufatwa ndangije mfatwa n'amaso. Amaso ambera amaso aragenda aratukura. Akuri iyi modoka icana ikinyoteri niko amaso yanjye yari ameze. Amaso aragenda arabyimba, abinyama, asa n'amaraso. Noneho nkajya numva mu jisho ry'ibumoso nkajya numva harimo inkota z'agasaa 8 igasogota ikavamo saa 10:15. Nkarara ntakamvuza induru ku buryo abaturanyi iyo bamvugishaga nabwo se sindara mbasakuriza bakambwira ati rwose ntago tukumva, ariko Imana ateraga abantu gusinzira ntibumve ukuntu ndi gutaka. Imana yacu n'umukozi w'umuhanga n'umubyeyi, Imana igira neza. Ubwo bari kugira ngo barwanye isezerano sinzabe pasiteri, ariko dufite Imana zatugirira neza. Imana yarambwiye ko nzaba pasiteri ndi mu mujyi wa Gisenyi, niho nakoraga. Imana inzana i Kigali, ndaza mba mwarimu imyaka 7 rw'itorero. Nyuma yaho baransengera mba pasiteri, ariko mu bintu bigoranye. Kandi babwira igihe bazasengerwa, ngiye babimbwiye muri icyo cyumweru bari busengeremo abantu, abandi baratumiye. Noneho hari mama wajyaga ambwira atari ko kutadutumira, ngiye nawe se ndabatumira ko nta kirori mfite, ko nta makuru turi kutubeshyira uko ngakudutumira. Abandi bandika no mu invitation baratumira, ngewe nta babimbwiye nyine nko ku munota wa nyuma. Ariko Imana irambwira ngo icyo nanditse naracyanditse, icyo nagambiriye kuri we nzagisohoza, ko nasengaga Imana kandi Imana ibana nanjye kandi nsengera mu kuri no mu mwuka. Nubwo abantu nyine batuvuga ibintu byinshi usanga umukozi w'Imana ari uko bamuvuze, ariko tujye tunezerwa nuko ibyo batuvuga ko atari ukuri, Imana ikareba ikabona ko atari ukuri. Njya mvuga ngo Imana nikubwira ko imbwiye ko ndi umusambanyi cyangwa ndi umujura, ubaye umunyabwenge wakwihana ugaca bugufi kugira ngo Imana ikugirire neza. Ariko ndashimira Imana yuko nari mbanye n'Imana neza. Ndangije yafata amaze kuyinywa imbere fanta, amaso ambera amaso. Umubyeyi wanjyanye kwa muganga, Imana imuha umugisha. Nagiye kwa muganga, mama yarampamagaye arambwira ati ese umeze uti? Yari mama wanjye, ari umubyeyi mwiza, Imana imuha umugisha, mbere umubyeyi. N'ubu njya musabira umugisha nubwo biba bitoroshye, ariko hari Imana. Ndamubwira nararembye, arambwira urarwara ugaceceka. Yaraje njyana kwa muganga. Ngeze kwa muganga bantera urushinge, narutse ibintu bisa na kaburimbo iriya nshyashya babashyize mu muhanda. Muganga agira ubwoba, aravabaza abantu banzanye ati umuntu wanyu bite? Yaravuga ati umuntu apfa baramfunga. Ko namaze kuntera urushinge, yantera urushinge amaguru numva arazamutse, umuntu nari mfashe numva tugiye kugwa. Murumuna wanjye warumfashe, arangije arambwira ati ibintu warutse biteye ubwoba, wariye uburozi. Ubwo muganga yarambwiye ati rero ngwino nkwereka ahantu uryama. Naryamye nk'iminota 15. Ndaryama nkajya numva ndazungurira, nkumva igitanda kiragenda, nkabona isi iragenda. Iminota nka 15 muganga arazamuhagarara imbere arambaza ngo urumva uri bupfe? Muganga kubaza umuntu ngo urumva uri bupfe numvise binteye ubwoba, ko nta muganga ubaza umuntu ngo urumva uri bupfe, ko yari yagize ikibazo gikomeye, yari yahungabanye. Ndamubwira ngo ya ntabwo ndapfa. Araceceka. Ndangije barandika ngo mfite amafegisiyo, banyandikira ibinini, banyandikira n'inshinge 2 ku munsi, iminsi 7.
umva n'inshinge 14 barazinteye birangira ntakize bya binini ndabirya birangira ntakize ahubwo nkarushaho kuremba. Uwo mama yanjyanaga kwa muganga buri munsi iminsi 2 niyo nijyanye kwa muganga muri icyo cyumweru cyose. Ndangije nanga gukira amaso ambera amaso bigera igihe y'amaso inyama nyine ku buryo warandebaga ntube warya ibiryo kwa kuntu umuntu bavuga ngo nyiri umupfu niwe ufata ahanuka. Ndangije nkajya negama ku mutwe w'igitanda abwira Imana ngo Mana mpfuye nk'umupagani utaragusenze, mpfuye mvuze induru nk'umuntu utaragusenze, bazavuga ko ari ibyaha binyishe, bazavuga ko nagusenze nabi, bazavuga ko hari ibintu nagiye mpfunyika by'ibyaha ukaba ndetse nkapfura urupfu. Ariko Imana yacu ni nziza, ndashimira Imana. Njye nsigaye nkunda Imana cyane, n'ubundi ndayikunda ariko byarandenze, nsigaye nyibwira ngo naguheka ariko mugongo wanjye ntiwakwirwamo. Ndangije nkajya nicara umuntu aza kunsura nkavuga ngo babajwe nuko ntakureba isura. Ari mama ari umudiyakoni wacu n'ubundi inshuti yanjye ndamukunda n'umwana mwiza aba mu mwuka w'Imana. Ndangije aza kunsura ndamubwira ngo mbabajwe nuko ntari kukureba isura, kumva ijwi ryawe gusa. Arangije ararira. Abantu baje kunsura baje ari benshi ariko uriko iyo urwaye abantu bose baje kugusaba ko bari abakunzi bawe, hari baje kureba ko aho ugeze kugira ngo hari yenda umwuka ushiremo birangire. Barangije barataha baravuga ngo iby'Imana yavuze kure mwarimu birarangiye. Nari ndi mwarimu icyo gihe, ntabwo bizasohora. Imana ibyo yamubwiye birangiriye aha, ntabwo bizigera bisohora. Ariko dufite Imana isohoza amasezerano, dufite Imana icyo yavuze ku muntu ari yivuze kirasohora. Ngo birarangiye arapfuye, tuzagaruka tuje kumushyingura. Mama yumva amagambo bavuze ajya gusenga yinginga Imana, aravuga ngo ese Mana koko Eveline arapfuye, ese koko ibyo wamubwiye birangiriye aha? Ariko dufite Imana. Yarasenze, Imana ishimwe ko yasenze, nanjye nkasenga nkayibwiza ukuri. Ndayibwira ngo igare ryanjye niba ryaje sinanze gupfa ariko sinjya nkugora. Njye ntabwo njya ngora Imana mu byo njya muri kwa kuntu umuntu asenga akabigira ibyo abwira Imana. Nibwira bike bishoboka kandi nkumva ko Imana ari Imana yumvise. Ndayibwira ngo niba igare ryanjye ryaje urarisubizayo, ntabwo nshaka kugenda ameze gutya. Nkiza numara kunkiza uzanjyana undi munsi. Imana ishimwe. Ndangije Imana yacu ijya yumva, yarabyumvise. Sinayitegetse nyine ariko narayisabye ndayinginga, yumva gusenga kwanjye. Irangije irankiza, bansengeye. Ariko ubwo njya kurwara nsubiye inyuma nagiye kubona mbona nambaye amarinete, ndavuga ngo buriya ni amarinete y'umwuka ariko amarinete ya fime. Kumbi ngiye guhuma. Hari ibintu Imana itwereka byose siko tumenya ubusobanuro. Hari ibyo tumenya ubusobanuro, hari n'ibyo bisa nkaho tuje ntitusobanukirwe tukazabimenya ariko bisohoye. Ya marinete rero nza kuyambara nyine birangira nyambaye, nararwaye amaso. Baza gusengera abantu baransengera nanjye. Bamaze kunsengera, bansengera narananutse. Nari mfite imisatsi myinshi cyane ndayogosha meze nk'umwana, kuko ari umukobwa nabereye marene muri ADPR, nabyaye muri batisimu. Abantu baramubaza ngo umuntu wakubereye marene nindi, baranyuberwa kandi narabwirizaga ubutumwa, twarasenganye igihe kinini. Avuga ati ese ntabwo ari Eveline? Abantu bari bumirwa baravuga ati ntabwo twari twamuyobewe, ko bari babonaga nyine ubuzima bwarahindutse. Ariko dufite Imana itanga ubuzima, dufite Imana igarura ubuzima. Aho Satani ashatse kudushyira Imana ikadukurayo, aho abarozi batekinitse Imana ikaturengera. Igihe kitaragera burya ntabwo umuntu apfa. Imana itaragukura mu biganza byayo ngo ikurekure. Maze kubibona inshuro nyinshi yuko umuntu atagira adapfa. Ibyo rero byavuyeho, bamaze kunsengera amapasiteri. Intambara umurimo w'Imana nyine ni intambara, ariko hahirwa ihangane umugerageza namara kwemerwa Imana izamuha ikamba ryo yasezeraniye abayikunda, ko muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 havuga. Ibyo ntibyarangiye, bamaze kunsengera 2013 nari ngiye gukubitwa n'inkuba munsi y'igiti cya avoka.
indogano batanze 500 bimenye muri uyu mwaka ushize. Imana isobanuriye neza bibwirwa n'umuntu utanzi, arambwira ati baguteje inkuba batanga 500. Muri 2013 banteza ikintu bita isata, izana umuyaga, imvura yarabanje iragwa, imvura nyinshi, haza umuyaga urangije urimbura ibiti. Hariya nandi hegeze arakora sita kuri kiriya kiraro. Ubwo inkuba yarakubise, maze gukubita igiti nari mvuye gusenga. Umuyobozi wadusengeraga umupasiteri aravuga ngo hari umuntu warose ngo abona umuzungu amuramutsa ngo mubanze kubirota inshuro 2. Undi muntu wabonye yoga mu Kivu nibaze mbasengera Imana. Aragenda apfukama, nari maze kuzirota inshuro 2 mbona umuzungu ashaka kumpa ikiganza ngo ansuhuza nkurire mu kazi k'ibyatsi. Ariko jewe nkarwana no kumwima ikiganza bikarangira mucitse atankozeho. Yarasenze turataha, twari turi mu masengesho y'iminsi 3 twashojeje uwo munsi. Turataha ngeze ku Kimicanga, imvura irajojoba nkiri Kacyiru ntaragera muri Kimicanga neza. Hariya Monica yubatse akabari iruhande rw'imigano neza, munsi yaho hari umuhanda. Hari igiti kinini cyane cy'ikivoka, kiye kukinyura munsi, imbere yanjye hari abantu, nyuma hari abantu. Numva amatwi acuza injereri, numva ibintu birahindutse. Ndavuga nti buriya ni Katyusha bateye, ko numvaga ibyo ari ibintu bidasanzwe. Sinari nzi kubita ikintu ndeba ngo mbe nabibona, cyangwa yakubise umuntu ngo mubone n'amaso. Ndahagarara numva ntaye ubwenge, numva amatwi acuza injereri, ndahumiriza. Abantu b'imbere bo barirutse, n'ab'inyuma Imana ifata imodoka, ifata amamoto, ntihagira ikintu na kimwe cyongera gutambuka. Ubwo habayeho agahuge, Imana nyine igira ngo kugira ngo irengere abantu hatagira umuntu ukomereka. Igiti cyashitsemo 2, igihimba kigwa hejuru y'inzu, abantu bari barimo ntibagira ikintu baba. Igihimba cyo hasi kirasama kivamo ikintu cyitwa imyase, gihuzura hejuru y'amazu ya Kimicanga bari batarayisenya. Inkuba, igiti kirasama kikajya kivamo umwase ugatumbagira mu kirere ukagwa hejuru y'inzu. Hacyo gihe hari n'ahagana isoko ryaremaga cyane, habaga hashyushye. Nta nubwo umwase ugeze utumbagira yenda ngo ube wagwa nk'umuntu mu mutwe ngo umwangize. Nta muntu ugeze akomereka n'umwe. Imana ni inyamaboko. Ndangije mbwira Imana nti nkubonye ugenda n'amaguru, nkubonye bushyashya. Najyaga nkubona ariko noneho ari ukuntu ubona Imana nyine, ukavuga uti nkubonye bushyashya kandi wari usanzwe ubona Imana. Ubona Imana inkoreye igitangaza, ndenda gukubitwa n'inkuba. Imana irandengera hariya kwa Monica Kimicanga. Ubwo birarangira. Muri uwo mwaka n'ubundi ngeze arakora sitara ahantu nari mvuye, imvura biraguye, kaza ikintu cyitwa umuyaga ntarabona. Uwo muyaga n'uyu munsi ntago ndawubona. Umuyaga warahushye, uko umuyaga wahuha uko nampumeka umwuka ugasubira mu nda. Imvura iri kugwa nyinshi, ndirukanka ngo nugame ku kazu k'abagenzi ari haruguru kwa Rasito Kimicanga. Ndangije ndihuta nkajya niruka, ariko umwuka ugasubira mu nda, nkavuga Mana ndapfuye, mbabarira nundenze uyu munsi nzagukora. Nahize imihigo imwe nubwo ntanaba nyiyibuka myinshi cyane, nkumva ngiye gupfa birarangiye. Ariko Imana ni umubyeyi, namenye ibyo bintu nabifashe nk'ibisanzwe. Numva ni imvura y'umuyaga, numva ni ibisanzwe, umwuka ugiye guhera. Imihigo y'ibyo nzakorera Imana, nundengere uyu munsi Imana nzagukorera, nzavuga gukomera kwawe, nzagushima. Ariko nari ntaramenya ko ari umuyaga, ari isata bandoze. Isata ni ikintu kiza mu Kivu, kizana umuyaga mwinshi, hakazamo n'umuraba ugakubita hakurya. Iyo yageze mu Kivu habamo umuraba mwinshi n'amata akarohama. Ariko njye sinari nzi ibyo ari byo, nabimenye muri uyu mwaka ushize. Ora n'umukozi Imana w'Icyangugu w'umukecuru ufite imyaka 70, anzi narenga nka 75. Stella aramuzi, ni wanyu Cyangugu. Ntabwo nari muzi, ajya avuga mu muhanda. Ariko mubona ko ahantu numva nifuje kuzahura n'uwo mubyeyi, ko nari mubonyemo Imana. Gira Imana ziwanjye mu rugo, Imana ibyo twifuje irabiduha. Aravuga ati sinjya mpfa kugenda, ariko Imana yanyemereye ko nza ahantu.
arambwira ati ndi kukubona mu inkuba igiye kugukubita, batanze 400 500. Imana yarahabaye. Ubonye mu muyaga mwinshi, uwo muyaga mwinshi ati mbona ushaka kugurutsa ngo gutumbagize birangire bityo, ati mbona isatira shaka kumanuka kujya ikore ku bwonko bwawe ku mutwe uhita upfa. Batanze miliyoni. Bamugana wa mubyeyi uri mu mwuka, ibi bintu byambayeho 2013 mu mwaka umwe. Inkuba niyo yabanje hakurikiraho uwo muyaga. Ntabwo wari uhari n'Imana ivuze, n'igihe Imana ivuze ndabimenya. Imana ishimwe ko yandengeje icyo kintu. bakuzizikiza ko numva bakuruga cyane. Umuntu ukuroga umuntu muhanga Nigeze ngirira nabi. Ikintu nzira navuga ngo iyo Imana ikurimo, korera Imana neza, utanyura hirya no hino, Satani aguteza abantu, aguteza abagome, akaguteza abantu batari mu ubumana, batari mu mwuka wera, babandi bishushanya mu nzu y'Imana ngo barasenga badasenga. Ibyo byose iyo ufite ibyo urwanya, usenga ubwira Imana kandi ikabikora, niba umurozi aroza umuntu ugasenga Imana ikamukiza, cyangwa hari ahantu yacuraguye ugasenga Imana ikabikuraho, babantu bakagubwa neza, ntago uwo muntu yaguhesha amahoro. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga, batuziza iki turimo nta kindi, nta muntu tubereyemo ideni ngo arariduhora, nta muntu twambuye ibye. Njye njya mbwira abantu no mu rusengero nababwiraga nti nta n'uwo ndarira n'igiceri cy'ijana. Namwe narabayoboye, uhari yabinshinja, nta n'uwo nigeze nsaba ngo Imana iravuze, nta n'uwo nigeze nesikoroka. Icyo ndahamanya n'umwuka w'Imana ko nta kigeze kibaho. Imana ishimwe ko yabidushoboze n'imbaraga z'Imana, kuko hari abatandukiriye ntibabishobora ngo bihangane. Suko tutaba tudafite ibibazo, ariko Imana irahari. Ndashimira Imana rero yakoze ibyo yatugiriye neza. Meruka hano nkiri kumwe n'umutware wanjye, ariko ubu yaratashye 2022 tariki 20 nibwo yatashye atarwaye, avuye kuzana umwana ku ishuri arataha. Ariko yarwara arwaye, yaraje arakomanga nkuko kwinjira muri iki gipangu, ariko hari undi muryango mo imbere ndana arakomanga, ndamubwira ndaje nkingure. Birangira bityo nyine ngiye gukingura, yaranasonye kuri telefone yanjye ndavuga ndaje nkingure. Ndagenda ngiye gukingura nsanga yaguye, ndebye amaso mbona yabaye ukuntu. kuko uzi ko wageze ngo uri mushiki wa Yobu ndabihaka. Mushiki wa Yobu. Muganga wari uri mu gipanga araza arapomba umutima, aramupima akora ko kanimba, aravuga ati numva umutima udatera, tujya ku Muhima. Birangira batubwiye bati mujyane se hashika mu mujyi. Tugeze mu mujyi barapima, baravuga ngo umuntu mukuru yabanaga nawe ninde, ndavuga ni njyewe. Barambwira ati umutima uriho amaraso, byarangiye nta kindi twakora. Ariko umuntu w'Imana, Imana iramutegura. Nari mbizi kandi nawe hari icyo yarabiziho. N'umushumba turi kumwe nawe yaje kudusengera Nyabyondo aho twari dutuye. Imana iramubwira, arambwira ngo najya agenda nsenga, n'abatarataha nsenge. Tujya gusenga ku mazi aho twari dutuye. Imana ivuga amagambo akomeye ntashobora gusubiramo uyu mwanya, n'ubuhamya burebure ndavuga mu ncamake. Ariko ndashimira Imana ko yamucyuye ari ibishatse. Yarambwiye ngo nkiye umugeni wanjye, yarambwiye ngo uje muri urwo gusenga, ntabwo uje kurya no kunywa. Imana irangije arambwira ngo kandi umurimo naguhaye wawukoze neza. Ndashimira Imana ko yambwiye ko umurimo yampaye nawukoze neza. Kandi ndashimira Imana yuko abana basigaye nabo Imana ibarinze, umutwaro wanjye irabarinze kandi yabahaye ubwenge. Ndayishimira ko hari abantu bavuze byinshi. Abana iyo badafite mama wabo ntibagire papa wabo, ari abakobwa ari abasore, nyine bavuga ibintu byinshi, batuma umubyeyi abavuyemo nyine bizagenda ukundi kuntu. Ariko ndashimira Imana ko narayibwiye ngo Mana ari byo nayisabye kandi izabikora. Ndabwira ngo uzandindira abana mu gusenga kwanjye, uzirekane nk'Imana, nanjye nzagushima. Kandi yambwiye ko izabikora kandi ikabigenza neza. Cyambere nyishimira no yabahaye ubwenge. Bari gihe ushobora kureba umuntu ukamusuzugura, ukareba nuko yarezwe, yaratese, ntacyo azamenya, ntacyo azashobora, ariko Imana igiduha ubwenge mu gihe gikwiriye. Ndashimira Imana rero ko yankomeje muri icyo gihe nashimaga Imana. Imana rimwe natanze ubuhamya irambwira ngo ntuzongere gushima, ubuhamya bwawe ntiburagwira,
ariko icy'ubupfakazi cyari kitarazaho. Ndashimira Imana ko yankomeje ikabana nanjye. Yagiye afite icyatanu mu mufuka. Twagiye guhahira abana imbuto Nyabugogo, dusagura icyatanu aricyo kiri mu ikofi. Arambwira ati tugiye i Kigali, tuzahahira i Kigali ibiryo, ntabwo nahaye ibiryo mbizana Nyabyenda, tugiye gusubira i Kigali. Nta kintu na kimwe kiri mu nzu, ariko Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Ndangije ndavuga nti ubu ibyo abantu bavuze koko binsohoyeho, ngiye kumwara, ngiye guseba, akazi ngira, sindi no mu rusengero ngo wenda abantu bazamenya ko mbuze uwanjye bamfashe. Nta n'inshuti magara mfite izanyitaho, ariko Yesu ajya twitaho. Imana igitwitaho, Imana ishimwe. Iyo ngeze ahantu numva imbaraga z'Imana, iyo ngeze ahantu numva gukomera kw'Imana, iby'Imana bijya bindenga. Ndavuga ngo nakwandika igitabo, ariko tugenda tutangaho ubuhamya gake gake, kugeza igihe bizagenda neza bwose bikarangira. Imana imuha umugisha. Arangije arambwira ngo humura, ntabwo Imana izagukoza isoni, izabana nawe. Ngo mbonye agiye hari icyatanu mu mufuka, nabwiye umwana ngo nakora ikofi mu mufuka, ayikuramo. Icyatanu cyari kirimo, cyahise kirangiye nyine. Urumva ko icyatanu n'udufaranga duke cyane. Mu nzu nta na 5 byari birimo. Tabarutsa gusa igihe icyatanu. Mbese nacyo ntabwo nakishyize mu mufuka, byarangiye bityo nyine. Ndangije yarihiraga abana amashuri, ntabwo twari dufite amafaranga yo kubika, yajyaga mu bintu runaka. Yarakoze, Imana imuha umugisha, yagiye nk'umugabo, nk'umubyeyi, nta kintu tumushinja n'abana. Nta n'umubyeyi w'umugabo nigeze mbona urera abana nk'uko yabareze. Nanjye byandenze ubwenge, n'abana na n'uyu munsi bafite munsi ya papa wabo, kuko narebye umupapa urera abana akabaha icyo bifuza. Ntihagire umwana usigara avuga ngo papa yampemukiye no ku kantu naka, cyangwa hari icyo nabuze. Yakoze nk'umubyeyi. Ndangije ndavuga ngo Mana, inzu nta kintu na kimwe kirimo, nta n'amafaranga abe na 5, ariko dufite Imana igabura, dufite Imana yambika, dufite Imana irengera abantu bayo. Nabonye Imana, bana banjye Imana ibaha umugisha. Ko buriya hari ukuntu abantu bavuga, ariko Imana hari abantu igirema. Imana ibaha umugisha kandi bakomereza amaboko, izabageza kure, izabagirira neza. Ndangije nkomeza gusenga, nambaye imbaraga, nanjye ntazi ahantu nazivana. Narasenze, kuva mu nzu ndakinga, ngiye kubona mbona ijoro rije kumfotora. Ndavuga ngo Mana, ubu mpfuye, abantu banyuranye. Mbere nashyiragamo ingufuri, ngashyiramo serire, nkafunga imbere n'inyuma, nkavuga mbese nkumva ninjye n'Imana gusa. Ariko Imana yabanye nanjye, ngirira neza. Umukozi w'Imana yabaye hafi yanjye, nanjye mba naragiye nkamukurikira, ariko Imana yarahabaye ko twagiye tubona ibimenyetso. Imana irandengera, mura n'urugamba rukomeye, ariko Imana ibana nanjye. N'uyu munsi hari umuntu duherutse guhura, arambwira ngo nyiri inzu ngera iruhande ntarakumenya. Imana igira neza, ngo wabaye nk'umwana muto. Ntabwo ari ukubyirata, kuko nifite rushwima, mfite ibiro 88, umubiri wuzuye amazi kuva ku maguru kugera mu maso, ahantu hose. Imana yagiye imvoma ayo mazi yose buhoro buhoro, kugeza igihe inshubije ku rugero rukwiriye. Ubu ndi muzima, nta kibazo mfite cy'urushwima. Aravuga ngo Imana igira neza. Ndibaza, nagiye nari ntashoboka i Bugesera. Ndangije ndavuga ngo se Mana, hari igihe utigeze ungirira neza, ariko mbona hari impamvu abimbwiye. Kuko hari igihe abantu babona hari ibizakubaho, bakaba ibyo yenda batekereza, bakakurura bakabati nta buzima, nta kazi. Ariko ndashimira Imana ko indindiye mu mujyi wa Kigali. Mbeshye ngo nari naburara, naba mbeshye Imana. Ngo ntacyo ndifuza ngo nyibure, Imana irabikora. Muri ko gusigara hari 0, nta mafaranga banga uragenda ufateho, ugenda ugire gutya na gutya, ariko mu Mana bwayo, Imana ifite imbaraga. Ariko n'uwankoreho n'umugisha, Imana imuha umugisha. Ntabwo uriya barokore bajya bavuga ngo bagenzi bacu nibo batugirira neza, ariko hari abantu Imana yahawe umutima w'umuntu, umuntu akakugirira neza nta n'ikintu kiza wamukoreye, nta nahakuzi.
utavuga ngo waranahanuye birasohora, utavuga ngo waranamusengeye igihe kinini, ariko dufite Imana. Reka ngarukiraho, ibindi tuzakomeza. Ndashaka kuvuga ku butumwa Imana impaye muri iyi minsi. Dusome ijambo ry'Imana dusoze. Ni rya jambo nyine ryitwa ijambo ry'ubuzima tugira kuyobokamana. Reka nguhe umwanya kugira ngo tubwire icyo igushyize ku mutima mu minota mike yadusigaranye. Ubuhamya bwo nakagaruka ntabwo burangiye, bagiye atunoshera, ariko no mu mafite ubuhamya bukomeye, ariko burimo imbaraga z'Imana no gukomera kwayo, kandi arashimangira ko Yesu ari se w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. Reka rero muhe umwanya kugira ngo atubwire ijambo ry'ubuzima. Imana yacu ihabwe icyubahiro, ishyirwe hejuru. Ubuhamya ndaburangije, ariko muri iyi minsi ndi gusenga. Muri uku kwezi kwa 11 nabanye n'Imana, ntangira n'itariki ya mbere nsoza ukwezi ndi gusenga. Imana inyereka ibintu bikomeye, ntabwo ari byo guceceka. Ndagira ngo mbwire abantu bari kunyumva, abagabo, ababyeyi, abakobwa, abasore, abana babashije gusobanukirwa, kugira ngo nabo bamenye gusenga, kugira ngo Imana ibarinde ibigeragezo n'imbaraga z'umubi Satani n'abadayimoni, kugira ngo umuntu abashe kurama, abashe kubana n'Imana neza, kugira ngo Imana igire ibyo iturinda muri iyi minsi. Kuko umwaka ugiye kurangira, Satani ari gushaka ibitambo kugira ngo agire abantu atwara muri uku kwezi. Njya mbwira abantu nkababwira ngo ni itariki ya mbere y'umwaka itangiye, hari abagenda muri uku kwezi, muri iyo itariki y'ukwezi kwa mbere, bashimira Imana yuko barangije umwaka, ariko bikarangira bagiye. Imana yaransanze ndi gusenga, ngiye kubona mbona iki kirere cyuzuye abana b'impinja. Buri mugore wese, mudamu wese afite umwana, kwa kundi umudamu aba aryamye, kwa kundi aba yabyaye, imbere ye hari uruhinja. Ngiye kubona mbona buri mubyeyi wese afite umwana. Nareba igicu mu kirere, ngo ndebe igicu, nkabona nta gicu na kimwe mbona. Nkibonera abagore n'abana baryamye bafite impinja, ariko abo ngabo ni abera bagiye gutaha, bazaba bafite Mwuka Wera. Ni ugusenga kugira ngo umuntu wese Imana imurinde hatagira ibimwanduza muri iyi minsi, kuko ibyanduza abagenzi bibaye byinshi. Kugira ngo umuntu wese yirinde, kugira ngo atagirwaho n'umugayo n'urubanza, kugira ngo n'uwataha Imana imwejeje agataha neza, adafitanye ikibazo n'Imana, kugira ngo Imana nivuga tuzabashe kubona umwami Imana. Ndongera muri uku kwezi kwa 11 n'ubundi, ndongera mbona abana benshi n'abamama benshi, ariko abana bafite imyaka umwaka n'igice, amezi 9 gusubiza hejuru, abana bakiri batoya. Ngiye kubona mbona abagore benshi n'abana. Sinzi impamvu Imana yanyeretse abagore benshi n'abana, ariko urumva ko urupfu abantu benshi bagiye gutaha cyane, umubare mwinshi ari abana n'abagore. Ndangije mbona ijwi rirambwira ngo rega, ngo bari abantu uri kubona, bari abana n'abari ababyeyi, ni abantu bagiye gutaha. Buri muntu wese rero wumvise ubutumwa asenge. Ufite abantu basengere, n'ubwo waba utabafite wasengera ab'abaturanyi, wasengera abo mu miryango. Ufite urukundo asengera abantu bose, ntagarobanura, kugira ngo umuntu wese yishinganishe mu maraso ya Yesu Kristo abashe kubona uburinzi, kuko uburinzi turabukeneye. Imana rimwe igeze imbwira ngo nidusenge dusabe Imana uburinzi, ngo ufite akazi n'utagafite anyurwe nabyo. Narajuriye mbwira Imana ngo se udafite akazi azanyurwa gute Mana? Udafite ikintu azanyurwa gute? Imana irambwira ngo ahubwo nimusabe uburinzi. Uburinzi rero buri muntu wese arabukeneye, nta muntu udakeneye uburinzi bw'Imana. Urupfu rurahari, tuzanataha igihe nikigera, ariko umuntu nubwo yanataha agataha Imana imureba neza, ku buryo ku munsi w'umuzuko umuntu yazazuka umuzuko w'abera, akazabana n'Imana mu ijuru. Ko muri iyi si harimo imibabaro myinshi, harimo ibigeragezo byinshi, ariko mu ijuru hazabayo umunezero gusa. Ku ijuru ntawe uzababara, ntawe uzapfusha, ntawe uzarwara, nta n'uzasonza, nta n'uzambara ubusa. Tuzaba tuguwe neza, buri muntu wese yishimye anezerewe.
niyo mpamvu tugomba gusenga tukabera amaso ubugingo. Ubugingo nibwo buzabona Imana. Ubugingo tubwire Imana iburinde cyane kurusha ibindi byose birindwa. Uko Imana itaturindiye ubugingo, natwe twaba nk'abandi bose. Imana itugirire neza. Imana ibane natwe muri iyi minsi. Imana turengere, itwiteho. Imana irongera irambwira ngo hagiye kubaho inzara y'imyaka 7. Nararyamye, ijwi riraza rirambwira, ntabwo ryari rimbwira amagambo menshi, ni amagambo 2 cyangwa 3. Irambwira ngo yewe ngo rega ngo hagiye kubaho inzara y'imyaka 7. Dusengerera Imana twambika imbaraga. Inzara iraryana kandi inzara yica nabi. Umuntu ashobora no guhinga akabona bimeze neza, ariko ikirere ntikigende neza, bikarangira wa muhinzi adasaruye ngo abone ibimutunga. Udafite akazi, udafite amafaranga, wahinze ukarumbya, n'ubundi inzara yakwica utabonye umuntu ukugirira neza. Kandi ubwo umuntu yakugirira neza uyu munsi, ejo ntabwo byakunda, na wenda ntibyaba byagenze neza. Mureke rero dusenga Imana kugira ngo muri icyo gihe cy'inzara y'imyaka 7 Imana ibane natwe. Imana iturinde. Uriya mubyeyi afite abana akabura icyo agaburira abana, n'umunsi umwe umubyeyi arababara, karara ataguwe neza, ntiyishime. Ariko tubwire Imana ngo Mana uturinde inzara y'imyaka 7. Tubwire Imana ngo Mana uturengere. Uburinzi turabukeneye. Dukeneye kugaburirwa n'Imana. Imana iturinde inzara. Kandi ibyo Imana ivuga birasohora. Naba ndi kurya uyu munsi, ariko ejo ntibikunde, cyangwa nkarya muri uyu mwaka, ariko umwaka utaha ugasanga n'ibindi bibazo. Kandi umuntu yakoresheje imbaraga zose yakoze kugira ngo azabone ibimutunga n'ibizamutungira umuryango, bikarangira umuntu inzara imwishe. Ariko Imana n'umubyeyi izaturengera nituba imbere y'Imana tugasenga, kandi twanasenga n'Imana ikagira ibyo yigizayo. Ndeka abantu twese twumvise ubu butumwa, nanjye ndimo, dusengerane. Dusengera mu bihugu by'abaturanyi, dusenge kugira ngo Imana itugote. Dusengere n'ibindi bihugu by'Uburayi kugira ngo Imana naho ihagere, yigaragaze nk'Imana, kuko turi kubibona kenshi. Muri iyi minsi hari abari bafite ubutunzi, ariko ubu ngubu birangiye bityo. Bari bafite amazu meza, birangiye bityo. Bari bafite akazi keza, ubu batari kugakora kubera ibibazo biriho. Twese turi kureba. Tubwire Imana ngo dukomereze amaboko, tugirire neza. Kandi nta muntu wasenze Imana, Imana igireka gutyo gusa. Waba uriho nabi none uyu munsi, ariko imbere hazaza ikaguhindurira ubuzima. Waba wambaye ubusa uyu munsi, Imana yarangiza nawe ikakwambika wambaye ubusa. Waba utari ufite ibiguhagije, ariko utaha ukaba ufite ibiguhagije, nawe ukazagaburira n'abandi badafite ibyo kurya, ukambika n'abandi badafite ibyo kwambara. Kuko Imana ni nyamaboko, ifite imbaraga kandi irashoboye. Imana izatugirira neza. Mu gihe cyashize nagiye kubona mbona iki kirere kirimo inzoka nini cyane. Iyo nzoka nagiye kubona mbona irenze hejuru y'iriya nzu yahahoze muri gare mu mujyi, hari ahahoze muri gare ya kera, iriya etaje ndende. Iyo nyirebye igenda azungirira, sinjya ndebayo hejuru. Ni ndende cyane. Mbona inzoka irenze hejuru yayo. Ngiye kubona mbona inzoka irenze hejuru y'iriya midugudu y'Igacuriro. Ngo mbona ni inzoka nini iteye ubwoba. Ngo ndangije ngo ndavuga ngo se, nkashaka kugira amatsiko kugira ngo ndebe umutwe ahantu uri n'umurizo, ndabibura. Ndangije, inzoka ni umuriganya, twese turabizi, inzoka ni Satani. Mbwira Imana ngo turengere Imana, amasengesho y'abera azajya abasha kukugeraho, ntajya tugarukira. Ni ukuvuga ngo Satani agose ikirere. Ariko dusaba Imana imbaraga kugira ngo tubashe gusenga neza, tudafite ibyaha, kugira ngo tubashe kugira ngo Imana itwumve, amasengesho yacu ajye agera ku Mana, Imana itugirire neza. Ubutumwa Imana impaye muri iyi minsi ni ubwo. Twese dukomezanye amaboko, dusengerane kugira ngo Imana itugirire neza, ibashe kutwambutsa, ibashe kudukomeza.
kandi nidusenga neza tugakomeza kubana n'Imana tuzagera mu bwami bwo mu ijuru. Kandi nidusenga neza tukabana n'Imana nubwo haza ibigeragezo byinshi, ntabwo ibigeragezo bizadutsinda, ahubwo tuzabitsinda, tubashe kwakira imbaraga z'Imana no kubana n'Imana neza. Imana ibahe umugisha, mwongere amasengesho muri ku kwezi. Na n'uyu munsi natangiye amasengesho ndi gusenga kugira ngo nzinjire mu mwaka utaha ndi kumwe n'Imana. Hari ibyo ndi kubwira Imana, hari n'ibyo ndi kuyibaza kugira ngo tumenye uyu mwaka ugiye kuza iburimo. Ntabwo ari byiza n'ibikomeye ni ugusenga. Hari abantu bavuga ngo umwaka urarangiye, umwaka watubereye mubi, ariko ujeho ni mwiza. Uyu mwaka uje wundi ntabwo ari mwiza, ni umwaka mubi urimo ibintu bikomeye. Utazasenga ni ibibazo, ariko mureke dusenge. Nubwo umuntu yanataha akijijwe, kirenze kuri ibyo hari ubugingo buhoraho, kandi twese nibwo dusaba, nibwo dusengera. Nubwo harimo yenda batabusengera, bafite ukundi kuntu basenga, ariko ndifuza ko umuntu wese yasenga kugira ngo azabashe kubona ubugingo buhoraho. Ubutumwa Imana impaye muri iyi minsi n'ubwo ngubwo. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana yampaye amagambo yo kugira ngo tuganireho, ariko hari umuririmbyi simuririmba 96 mu Gakiza. Umuntu wese yaza kumurebaho wumva iri jambo ry'Imana, nawe akamva amagambo arimo. Ntabwo muririmba, ahubwo reka nsome ijambo ry'Imana, ariko umuntu wese yaza kumureba kugira ngo umve amagambo arimo. Amagambo arimo hari ubundi butumwa nari nibagiwe, reka mbuvugeho ntanasoma ijambo. Ijwi ry'Imana ryaraje riransanga rirambwira, nabonaga ndi kubwira abantu benshi bari mu butayu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Yesu agiye kuza. Nabwiye abantu ndababwira ngo nibwo numvise iryo jwi. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Yesu agiye kuza. Ndi kubwira abantu ngo Yesu agiye kuza. Undangije ngo ndababwira ngo nimukomange ku muryango w'ijuru, Imana ibakingurire. Kuko hari abantu bari gusenga ariko batari gukomanga ngo Imana ikingure. N'amasengesho bari gusenga Imana itari kuyumva, kubera ko bari gusenga batari guhamanya na Mwuka Wera. Hari ibindi bintu banze kureka. Imana irambwira ngo nibakomange ku muryango w'ijuru, Imana ibakingurire. Ni ukuri dukwiye gusenga Imana ikadukingurira, kuko gusenga urugi rukinze ntabwo Imana yatwumva. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uko Yesu yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri, ntabwo yigeze ahinduka. Nitumusenga neza tugasenga Imana neza, Yesu uko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri. Imana uko yari ari kera na n'uyu munsi niko ikiri, ntabwo yigeze ihinduka. Imana ni ya yindi, kandi Imana ikunda abantu yaremye, kandi ishaka ko nta muntu n'umwe warimbuka. Imana rero itugirire neza, Imana ibane natwe. Kumvira ijwi ry'Imana. Yesu agiye kuza, ntabwo azatinda. Nubwo abantu bavuga ko atinze, ibimenyetso by'ibihe biri kubitwereka. Ni ibintu bike bisigaye kugira ngo Yesu aze, ari kuduteguza ko agiye kuza. Rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 na 24. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. 24. Ibahamagara niyo kwizerwa,
no kubikora izabikora. Imana ishimwe. Kanongera nsubiremo. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birindwe, itazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. 24. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Akira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana irashaka ko abantu bezwa. Abantu benshi bakoreye Imana batejejwe. Abantu benshi bakoreye Imana basambana, baroga, biba, batukana, bagirana amashyari. Nge naje muri Kigali ntazi ko haba amagambo n'uburozi, ariko ikintu cyitwa amagambo n'uburozi nibyo Imana yanyigishirijeho. Iryo shuri ndaryigana n'uyu munsi nkiryiga. Ariko Imana ishimwe ko ari Imana, ari umukozi w'umuhanga. Yarambwiye ngo nta muntu w'Imana uzapfashwa n'uburozi, nidusenga neza tuzapfa igihe cy'Imana kigeze. Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana ishimwe. Imana irashaka ko twezwa. Nanjye ubwanjye ndababwira nibwira. Imana irashaka ko abagabo bezwa, Imana irashaka ko ababyeyi bezwa, abakobwa, abasore. Imana irashaka ko bezwa. Imana itwemereye ko ishaka kutweza, katugirira neza. Imana ishimwe. Ko kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Imana ishimwe. Imana iratubwiye ngo twebwe ubwanyu. Imana ishimwe. Ngo n'umwuka wanyu. Imana irashaka ko ibyo byose bigira gute birindwa, n'ubugingo n'umubiri byose birindwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana irashaka ko haba nijoro, haba ku manywa, buri saha n'umunota, Imana irashaka ko umuntu wese ahora yezwa, ahora yirinda mu magambo, mu byo dukora, mu byo dutekereza, mu gukorera Imana kwacu. Imana irashaka ko tubera amaso ubugingo, bikarindwa ntibibeho umugayo. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro, ishyirwe hejuru. Imana n'umukozi w'umuhanga, nituyisenga neza izaturindira ubugingo, izaturinda ntituzabaho umugayo. Ariko nitutaba amaso ngo dusenge neza dukiranuka twubaha Imana, tugasenga hari ibindi bintu ducigatiye, hari ibindi bintu abantu banze kureka, ntabwo twarindwa. Kuko Satani n'abadayimoni nabo ntabwo boroheye abantu, bashaka kwica abantu ngo bagende badakijijwe. Satani azabona bazarimburanwa nabo. 24. Ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iduhamagara niyo kwizerwa. Imana iduhamagara ifite imbaraga. Imana iduhamagara ifite ubutware n'ubushobozi. Imana iduhamagara nta kintu nani usibye kubeshya n'ibyo itagikora, ariko irashoboye. Imyaka maranye n'Imana nabonye Imana yacu ifite imbaraga. Hari igihe Satani n'abadayimoni batugerageza cyangwa n'abarozi bakagira ngo umuntu ntari buramuke, ariko bikarangira umuntu abaye muzima. Si ikindi n'imbaraga z'Imana. Ariko Satani n'abadayimoni bagusanze ahantu habi, utubaha Imana, utagerageza kwihana no guca bugufi, byarangira Satani n'abadayimoni batumize bunguri ntituzabona ubugingo. Uko ari gukora cyane kugira ngo azabone iminyaga zarimburanwa nabo. Ariko nidukorera Imana neza, iratubwiye ngo iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Hari igihe umuntu asenga akabona ibintu hari bitazakunda, ariko Imana n'umukozi w'umuhanga, ariko bijya byemera. Hari igihe umuntu asenga akabona nta cyizere bitewe n'intege nke z'umubiri, akavuga ati iki Imana koko izagikora, ariko Imana ikabikora. Ese yashize twasenze amasengesho dufite ikibazo gikomeye cy'umuvandimwe wacu wari ufite ikibazo cya 7,350, adafite n'igiceri cya 5, ariko twabonye Imana imwishyurira. Imana irambwira ngo izagutunguza igitangaza. Naramaje se buri Imana wabonagaho ko izabikora? Ati ngiye nabonaga nikoreye umusozi nkabona nta n'inzira, ati narizaraga akanya gato ubundi bikarangira,
ariko Imana yishyura umuntu 7,350,000 nta maboko yashoyemo, yarasenze Imana, akubaha Imana agakiranuka. Iyo si Imana? Nawe ikibazo waba ufite Imana yagikoraho, wubashye Imana ugasenga. Twarasengaga tukabona ni umusozi uturi imbere urumbaraye, tukagera igihe natwe tukabona tukabasa Imana koko iki kintu koko uzagikora, tukabona nta nzira. Ariko Imana ntago ijya ibura inzira, Imana ntago ijya ibura igisubizo, ntago ijya ibura uko bigenza. Njya mbwira abantu nkababwira ngo no mu gikuta yanyuramo ikagutabara ubona nta nzira ihari, ikabikora. Imana yakoze ibyo, nawe yakugirira neza ku kibazo ufite ikakurengera. Waba udafite imbaraga zo gusenga wazisaba ikaziguha, uko utibashishije Imana imwongeramo imbaraga, ikamuha ibihe byiza byo gusenga bikemera. Hari igihe umubiri ucika intege ugasenga Imana ikaguha imbaraga. Hari igihe abarozi bohereza ibintu bakaba bati hari runaka nta gisenga, reka tubigenze gutya dutekinike, turasanga ari mu ntege nke cyangwa yaraguye yaracitse intege. Ariko Imana yo ikohereza imbaraga n'abamarayika bayo bakakugota ikakurengera, ariko izakurengera nawe wabigizemo uruhare wasenze. Imana izakugirira neza. Imana yacu n'umukozi w'umuhanga, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi n'ubutware. Imana irashoboye, nta kintu na kimwe ginanirwa, izatugirira neza. Ngiye kongera gusoma Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 36 n'uwa 39. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 36 kugeza 39. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kumva ijambo ry'Imana. Turavuga kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Aracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Kansubiremo ku murongo wa 36 ku bice 10 Abaheburayo. Kuko mukwiriye kwihangana. Imana yatubwiye ngo dukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Tuzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yacu iratubwiye ngo dukwiriye kwihangana. Ntabwo wakorera Imana utihanganye ngo bizakunde, ntabwo wasenga utihanganye ngo bizakunde, kuko ibintu byose ni ukwihangana. Iyo umuntu yihanganye agera kure, iyo umuntu yihanganye Imana iramureba ikamwishimira, kuko iyo umuntu agamburiye mu makuba ujya kwizera ko umuntu kuba kurangiye. Ariko mureke twihangane, Imana izatugirira neza. Niba ufite ibikugoye ihangane, niba ufite ibibazo ihangane, niba ufite inzara ihangane, niba ufite kwambara ubusa ihangane, niba waranzwe n'abantu ihangane. Haracyariho ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Niba abantu baguhagurukiye ihangane, Yesu ari ku ngoma. Kandi Imana izagirira neza abantu bihanganye. Imana izagirira neza abantu bayubashye. Imana izagirira neza abantu batindanye n'Imana. Iyo umuntu atihangana ntabwo aba akiri muri uyu murimo, ntabwo aba akiri gusenga, ntabwo aba akiri kuvuga Imana. Njya mbwira abantu nkabwira ngo nza guhamagarwa n'abantu bakambwira ngo Imana ikora gutya, Imana igira neza, Yesu agira neza, ubu ngubu mba narabivuyemo.
ariko ndashimira Yesu. Imana yampamagaye ndi mutoyi kanyihamagara, nta muntu ugeze ambwiriza ngewe. Numvise akagoma ndagenda, ndasenga bana n'Imana, Imana ibana nanjye, Imana ingirira neza. Kuko hari abantu bagiye babwirizwa n'abantu, ariko abantu barangira bateza imbuto. Hari abantu bagiye bahambwirizwa n'abantu, b'abantu bababwiye ngo Imana igira neza, birangira babagushije mu byaha. B'abantu babwiye ngo Imana igira neza, birangira b'abantu Imana uko Imana bababwiye ko Imana igira neza, basanga bihabanye n'uko Imana bakorera n'ibyo bakora. Reka dukorera Imana neza, izatugirira neza. Umuntu niyihangana, Imana izamugirira neza. Mu kubaka urugo umuntu arihangana. Jambwira abantu nkavuga ngo ingo zose nta rugo rutabamo ibibazo, ariko buriya ababyeyi ba kera barihanganaga bagasazira mu ngo zabo, bakarera abana babo, atari uko batahuraga n'ibibazo byabaga bihari. Ariko muri iyi minsi abantu kwihangana biranze. Niyo mpamvu turi kubonaho n'amadivorce menshi, turi kubona abagore bica abagabo, abagabo bica abagore, urukundo rwakonje. Ariko ntabwo umuntu yakubyarira abana, biramucanga. Bajya bavuga ngo genda umurozi uruta abarozi bose hari, kuko ibyo bagiye bakora bitakunze, kuko Imana yahabaye ikabigenza neza ikandengera. Umuntu agukubitisha ngo ntupfa, aravuga ati buriya nanjye hari ahandi yagiye harutaho nagiye. Ariko dufite Imana ifite imbaraga ifatira ibyo byose mu kirere. Abamarayika bakatugota, abamarayika bakaturinda, Imana ibana natwe ikaturengera. Imana nitugirire neza. Kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Imana yaduhaye amasezerano ni byiza, ariko njya mbwira abantu nkabwira ngo Imana yaduhaye amasezerano kugira ngo amasezerano nkuko wagira umwana ukamukunda, ukamuha kado cyangwa inshuti yawe ukavuga ati uyu muntu yambaniye neza reka muhe kado. Ariko Imana kado yaduhaye y'impano, Imana kado yaduhaye ntago ari yo gukoresha mu bintu bibi. Imana yaduhaye kado kugira ngo dukorere Imana neza, abantu bakizwe. Abantu bavuga ati runaka impano y'Imana yayikoresheje neza, twamubonyemo impano. Reka Imana yasenze natwe tuyisenge. Nitwubaha Imana, Imana izaduha umugisha, tuyikorere mu buryo bukwiriye twihangana, izatugirira neza. Dukora ibyo Imana ishaka. Tumara gukora ibyo Imana ishaka, tuzahabwa ibyasezeranijwe, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ndambwira Imana nkabwira ngo Mana, mu isi hari umubabaro, ariko njya numva nkumbuye ijuru. Ijuru ntawe uzarira, ntawe uzababara, ntawe uzavuga ngo runaka aranyanga, ngo arandeba igitsuri yamvuze. Oya, dufite Imana izatugirira neza. Ijuru ni ryabera kandi rizajya amabera. Nubwo baba arabaswa ntago bazayoba iyo nzira ngo ni inzira yo kwera, izanyurwamo n'abakiranutse bubaha Imana. Ku murongo wa 37 akavuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Imana ishimwe. Hasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntabwo azatinda. Yesu agiye kuza nkuko yabinyeretse, ijwi ry'Imana rikambwira ngo Yesu agiye kuza. Reka azaza asanga imitima yacu inyotewe no gushaka ijambo ry'Imana, twihana duca bugufi, tukiranuka, twihana ku gato no ku kanini kugira ngo Imana itugirire neza. Umurongo wa 38, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Hari umuntu wigeze kumbaza arambwira ngo ariko se Imana ko ari nyamahoro, ko atari intera hamwe, Imana ko ari urukundo, Imana izatugirira neza. Imana izagirira neza ubishaka. Yaduhaye inzira ebyiri, urupfu n'ubugingo ngo duhitemo. Nuhitamo ubugingo uzabuhabwa, nuhitamo urupfu uzaba wihitiyemo nyine icyo ushaka. Yaduhaye umudendezo. Ndamanga ingoma y'Imana ni amahoro, ni ingoma nziza cyane, ntago ari igitugu. Yaduhaye umudendezo wo guhitamo ibyo dushaka kandi bitubereye by'umugisha. Umukiranutsi nareka gukiranuka, Uwiteka ntago azamwishimira. Nanjye ndetse gukiranuka ntago yanyishimira. Iyo umuntu akoze ibyaha Uwiteka ntago amwishimira. Mureke rero ducire Imana bugufi, dukomeze kubaha Imana, dukomeze kugendana n'Imana. Imana yaje gushaka icyazimiye, umuntu niyihana,
uwo ari we wese utari mu bitunganye izamuha agakiza, izamuha ubugingo, kuko ijuru rirakinguye. Uzakomanga Imana izakingura, ntawe izasubiza inyuma. Uzihana wese ijuru araryemerewe, ariko umunyabyaha ntabwo azaryinjiramo. 39. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma, Imana itugirire neza ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Twahisemo neza, Imana ihabwe icyubahiro. Twebweho ntabwo dufite gusubira inyuma. Abantu bamenye Imana, abantu bacira bugufi Imana, abakozi b'Imana, bavuga butumwa n'abashumba, harimo abantu bacira Imana bugufi. Ngiye njya gukorera Imana, umuntu umwe yigeze arambwira ngo ngenda ahantu ndi gusenga, ndi kuri ndabirambiwe. Umukozi w'Imana twari turi kumwe, Imana irambwira ngo wowe wakoreye Imana warayisinyiye. Ni ibanga ryanjye, ariko ndavuga ngo ugezeyo, ndavuga ngo Imana warakoze, kuko uzi ko nagusinyiye, kuko nabwiye Imana ndayibwira ngo reka ngusinyire kugira ngo nzagukorere neza. Nyibwira ibyo ntagomba gukora kugira ngo nzakorere Imana neza, nzabone ubugingo. Ko nabonaga hari abantu benshi bagiye bakorera Imana neza, barayikorera, bihanisha abantu, bavuga ubutumwa, bagira abantu benshi banabayoboka, ariko birangira nabi. Izina ry'Imana baritukishije. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma. Abahisemo neza ntabwo dufite gusubira inyuma. Nubwo haza ibyago, nubwo haza amakuba, nubwo haza uburozi bumeze guto, nubwo abarozi bahaguruka, nubwo Satani n'abadayimoni bahaguruka, twasinyiye yuko twebwe tutazasubira inyuma, tugomba gukorera Imana kugira ngo tutazasubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Bantu b'Imana, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari hanze bumvise iri jambo, mureke dukorere Imana neza, dukizwe neza kugira ngo tubashe gukiza ubugingo bwacu. Yesu azakiza uwihannye, azarengera uwihannye, azatabara uwihannye. Imana izakiza uwihannye, izatabara uwihannye. Ariko umurimo wose umuntu akora niwe azahemberwa. Nuba mwiza tuzabona ubugingo, nuba mubi abakorera Imana nabi nabo Satani nawe azabahemba ibyo bakoreye. Imana yacu rero ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga, ariko tutarasenga haba hari uwumvise iri jambo ry'Imana ashaka gucira Imana bugufi, kumva yaragomeye Imana, kumva yarasubiye inyuma, yararirimbaga akaba atakiririmba, yarasengaga akaba atagisengera mu kuri no mu mwuka, yarasengaga agasubira inyuma agacika intege, hari ibyamuciye intege, Satani n'abadayimoni baramushuje inyuma. Mu murimo w'Imana hari ibyamuciye intege agasubira inyuma, akavuga ati ncitse n'intege, sinzasubira muri korali, sinzasubira gusenga. Ngiye hari umuntu wambwiye ati ngiye nzashyira umukeka wanjye muri salo, nta rusengero nzajyamo. Yaragiye mu rusengero, abantu batonganira mu rusengero, ataha afite umubabaro, arampamagara arambwira ati ndababaye, ati guhera uyu munsi wa none nzashyira umukeka iwanjye, nta rusengero na rumwe nzasubiramo. Numva rero hari ukuntu abantu bagiye bacika intege kubw'abantu, kubyo bagiye babona. Reka umuntu wese wacira Imana bugufi, Imana imugirire neza. Reka dusenge Imana. Imana irumva kandi Imana igira neza. Reka dusenge Imana kugira ngo umuntu wese imbabazi z'Imana zize kuri we, n'ubirimo nawe Imana imwongera imbaraga kubirwanya bagenzi n'ibyinshi. Imana yacu uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, witwa ndiho niryo zina ryawe, uri Uwiteka. Uri Imana ijya yumva gusenga, uri Data wa twese mwiza. Iri jambo abantu bose baryumvise mu gihugu no hanze, reka rikize imitima yacu, Uwiteka Imana Nyiringabo. Buri muntu wese uciye bugufi nawe umweze umutunganye, umumanuza amaraso ya Yesu Kristo akwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Utajya kuganze wihesha icyubahiro, kandi ubwo ugiye kuza kwima ingoma Yesu uzaza ntabwo uzatinda, kandi uza nta nubwo uzaceceka, kandi ugiye kuza gutwara itoro n'umugeni. Reka tuzumve impanda ntitubabire inyuma y'ururembo, tuzinjire mu rurembo tubashe kugera ku cyati cy'ubugingo, tuzibane nawe mu bwami bwawe. Waravuze ngo uzakenyera uduhereze kandi usangire natwe. Imana ariko dukumbuze ijuru, tugire neza, tubere Imana isumba byose, kandi ica n'umwami wiha umugisha n'abayikoreraho bose n'abayivugiraho, kugira ngo ukomeze kwihesha umugisha, kugira ngo abantu benshi baze baruhure imitima y'abantu bawe, bavuga ijambo, babwiriza ubutumwa bwiza, batanga ubuhamya, kuko uri umukozi w'umuhanga, uri Imana y'inyembaraga, kandi n'abatwakiriye nabo bose baha umugisha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kumva gusa nsabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nomero yanjye
ni 0783309782 0783309782. Imana iduhane umugisha.